Tubahaye ikaze mu gice cya gatanu cy'inkuru y'urukundo, amateka ntatetereza. Sekaziga na Cyurinyana bashyingirwa ari mu rushyana rw'Ukuboza, kuboza imiteja. Sekaziga yambara ipantaro yenda gusa na kaki y'indodeshanyo, ishati y'ubururu, karavati yuzuye igituza n'ikoti ryiza ry'ikigina yiguriye muri caguwa, yambara n'inkweto z'ingozi z'umukara nazo zo muri sekeni. Bamwogosha ipasheni ku buryo wabonaga aberewe. Cyurinyana ntiyajya mu byo gukodesha udutimba byateye, yiyambarira kinyarwanda rwose. Umukenyero mwiza wambarusha umugabo n'akitero ka nayironi kabonerana hejuru y'agashati kenda gutukura. Umusatsi we mwiza arawushibura umera nk'umutaka, bituma mu maso he harushaho kwegerana. Yambara n'udukweto dusanzwe dufite agataro gato n'udushumi dusobekeranye hejuru y'ikirenge. Abababonye bose bahagararanye bagatangazwa n'ukuntu basa cyane. Bombi ni igikara gisize, bafite imisaya miremire, amenyo y'urubura, ishinya yirabura, amaso yenda kuba manini. Bakomeza kubitegereza no kubaganiraho. Batari ko buriya ni gusa, hagombe kuba hari uwatembereye mu babyeyi babo. Batumva, njyewe nabegereye ndabitegereza, ndeba amatwi mbaturutse inyuma, ndeba intoki n'inzara, sinshidikanya ko n'ibirenge ari uko. Barasa pe, bati shenge kandi wumva igitangaje. Ubwo ubareba kuriya, bombi ni udupfubyi, ababyeyi babo bahitanywe na muyaga. Muri make barasa kandi bahuje n'amateka. Ubanza ariyo mpamvu Imana yabahuje ngo bisungane. Kwa Butera bamubera imfura rwose. Mupende ibyo yigiraga kuri Sekaziga arabireka, yemera nyine guharikwa. Niwe wabaye muramukazi wa Cyurinyana, akubita igiseke mu bishyingizwa. Meraniya yegukana inkangara. Ubukwe bukimara kuba, Sekaziga amarana n'umugore icyumweru kimwe, asubira gupagasa ngo atunge urugo. Akirenza icyumweru cyangwa bibiri akabona kugaruka gusura umugore. Anyesi atangira kumenyereza Cyurinyana, bagafatanya guteka, gukubura no kuboha. Cyurinyana areba mu bintu yatahanye ijipo nziza ya purise n'igitenge, ahereza Anyesi amavuta bakisiga hamwe, ku buryo atari kuvuga ngo hari icyo yamwimye. Kwa Butera ahamara ukwezi, akaza akirirwa bafatanya imirimo yo mu rugo, bagasangirira hamwe, agataha agiye kuryama. Mupende akamuherekeza, akamuraza ngo bamarane ubwoba. Umugoroba umwe Sekaziga yaje, bataramira kwa Butera. Nuko Meraniya arabitegereza uburyo bikoresha utuntu nk'utw'abana, areba ukuntu baseka, ukuntu barebana akana ko mu jisho. Cyurinyana akaba yitwikiriye akenda mu mutwe kakamushishira mu maso, kuko nyine yari akitinze kandi agakunda kwirebera hasi. Akarangwa gusa no guseka n'ijwi wumva rinize nk'iry'abagabo. Nuko Meraniya abavugiraho neza ngo uzabasanga mu rugo iwabo azagira ngo ni Nyanshya na baba. Bibafata gutyo. Sositeni yashaka kujyayo akavuga ngo ngiye kwa baba. Mupende yaba avuye kwa muramukazi we, nyina akamubaza ngo Nyanshya yiriwe ate? Ubwabo nabo batangira kujya babiseka. Umunsi umwe Sekaziga ataha nimugoroba, asanga Cyurinyana ari mu gikoni atetse. Nuko atangira kuririmba ati Nyanshya y'ababa nkingurira, nisha agahongo n'akawe nanjye nkingurira. Cyurinyana ntiyahita amumenya, ubwoba buramwica kubera gutekereza nka bya bindi byo mu mugani ngo none cyaba koko ari igisimba kiri kwigana umugabo we. Urugi ntirwari rukinze. Abanza guceceka, Sekaziga nawe aragurira. Umwijima wari icuraburindi, ushobora kuwukatisha icyuma
nk'umwe Imana yaterereje Abanyamisiri. Aho bigeze Cyurinyana atera hejuru n'igihunga cyinshi ngo yewe muntu. Sekaziga yinjira yomboka yitwikiriye ikote mu maso, undi ahita yitera hejuru n'ubwoba bwinshi atagishoboye kuvuza induru. Sekaziga akuraho ikote aravuga ngo humura, humura, humura. Barahoberana, amufatira ku gituza cyane ngo atururukwe. Bimara akanya, ageze aho yigira inyuma ngo barebane mu maso, aramusoma. Nuko aramubwira ati ubutaha rero ujye ukinga urutare, naho ubundi igisimba cyazakurya. Cyurinyana ati hoshi genda, uri umwana mubi, umutima wari umvuyemo neza neza. Sekaziga ati ko n'ubusanzwe se nawutwaye uracyagira uwuhe? Cyurinyana amukubita agapfunsi ku rutugu avuga ngo urumva ngo urantuka? Sekaziga akurura akagiga k'igiti aricara. Cyurinyana we arongera yiyicarira ku gasambi k'imbere y'iziko atambikije imyenda yayikubiye hagati y'amaguru ngo irinde impembyi. Bakomeza kuganiriraho mu gikoni. Ikindi gihe Sositeni nawe wari umaze kuba agasore, dore ko yari arangije uwa mbere wayisumbuye, akanga Cyurinyana na Mupende bagiye gutaha ngo igikoko kirabarya. Sekaziga ntiyari ahari. Hari ahantu rero baca ku mugano wegereye urutoki rw'inzitane, abantu bagahwihwisa ngo habamwo ingwe. Uw'Intije yarabyumvise, nabo kandi bari babizi, nuko arababeshya ngo mu minsi ishize Kamanayo yamanutse mu ma saa tanu asanga yicaye mu muhanda. Yayibwiwe n'amaso yayo aba acanye nk'amasitimu. Ubwoba buramwica, ashaka kuvuza induru, ijwi ryanga gusohoka. Yumva ko imuriye birangiye. Abanza guhagarara ameze nk'igiti kubera ubwoba. Ageze aho abona itinyagambura, kuko mbere yibwiraga ko iri buhite imusimbukira, atangira kugenda ikigongogongo. Ageze aho akuramo ariruka. Yaruhukiye kwa Mapengu hariya Croix Rouge igiza gufatira amaraso. Amahirwe yagize ni uko yasanze batararyama, ataha bukeye. Ati yaradusekeje ngo ntiyigeze amenya ko yanyaye mu ikabutura, yabibonye mu gitondo. Cyurinyana na Mupende bararebana. Sositeni aravuga ngo nimungurire mbaherekeze, naho ubundi irabarya. Cyurinyana amureba amwenyura, kandi na Sositeni kwiyumanganya byari byamunaniye, ku buryo byagaragaraga ko ari kubabeshya. Butera asohoka mu nzu azi ko bagiye. Ati se muracyari aho? Sositeni yumvise ko ari se ntibamenya aho anyuze. Nuko Mupende aravuga ati si uw'Intije se uri kudutera ubwoba ngo hariya ku rutoki rwa Mabano hari ingwe? Butera araseka ati ariko igitsina gore koko, nibakure y'amaso. Ririya shyano se ngo ryayibonye ryari? Azi nuko isa? Ubu se simpora nza saa 4 saa 5 z'ijoro ko ntayo ndabona? Ko atabaherekeje se? Ko wumva ari umugabo? Nimugende ntacyo muba. Inda y'uburiza ayisama bwangu, bataramukoza no mu ziko. Sekaziga yatangaga amafaranga yo gutunga urugo no guhingisha, ku buryo Cyurinyana atigeze avunwa n'imirimo. Abonye ko umugore kuri we, ntiyongera gusubira mu Bugesera, amuba hafi kugeza igihe abyariye. Mariya avuka ari ubwatamatako, ari icyana kinini cy'ibitama giteye ubwuzu. None dore amaze kuba inkumi, burya koko ngo hatinda inda. Ati ariko mama, uzi ko abantu bavuga ngo wowe na papa hari icyo mupfana? Ati so se ko akomoka hano i Gasharu, njye nkaba numva ko ku Gicumbi ari mu Bugesera? Ni bya bindi ngo iyo abantu bamaze igihe babana utangira kubona basa. Siyo mpamvu se muri Bibiliya bavuga ngo ntibaba bakiri babiri, bahinduka umubiri umwe? Ubu se ntihari abavuga ngo uri ikirumuna aho kuba ubura bwanjye kubera ukuntu wavumbutse? Ati njye se ko ndi munini
meze nk'igitunguru, naho wowe ukaba uri akazonzeri kamwe gatungwa n'igice cy'umuneke. Urumva nakwigereranya nawe mama? Nyina ati yewe niko inda yawe yanganaga, uzi ko ntaryamaga, nararaga nicaye ngayagaya, inda ari uruboho nk'ihene yishwe n'imyumbati nta buhumekero. Mariya ati ariko nawe urakabye, ubu se narutaga Saveri uriya ungana na ya kamyo ya Ruhabo yo kwa Midaridi na Karemera. Ati Saveri se ko yari uruzingo, yondowe n'inka za so, naho ubundi ndakurahiye cyakora kagwa neza shenge, ntiyigeze andushya kuva kivuka. Uko bakaganiriye, Mariya ntiyamenya ko ibiryo byahiye kare. Atayiwe nabitetse nk'amabungo. Atereka njye gutunganya aho turira, nawe usigare warura, dore burije. Aha niho igice cya 5 cy'inkuru y'urukundo, amateka ntatete.